ariko simana ubundi ubuzima umuntu azabuvamo bushoboye koko ubu koko bano bana bicaye ahangaha n'ideni ndimo umuntu akaba anyishyuza buri kanya uko ko bazajya ku ishuri bate gusa ndamwishyura yo nk'umweko kumana ngere no kwifasha ibintu byose ibibazo bigiye kuzansaza nsaza imvura giye kose reka nze ndebe kupfa kumunsi ndebe ko hari icyo naramira. Halo. Halo? Oui, umeze mute? Umeze neza. Murakomeye? Ni amahoro. Hano ni kuri MTN. Yego. Hari abanyamahirwe twari dufite muri kino cyumweru. Wabonetsemo. Reka. Byakiri ute? Baba we ndishimye cyane. Noneho abanyamahirwe waje uri umwe muri bo utsindiye miliyoni. Urabeshya ubwo se ibyo bintu byabaho? Uratubwira amazina yawe, utubwire n'aho utuye, kugira ngo uzabashe kuza gufata ibihembo byawe. Yego. None se aya mafaranga w'umuntu wagize amahirwe ukayatsindira uramutse uyabonye wayakoresha iki? Uzi ibibazo nari mfite ahubwo n'Imana igukoreyemo wa mugabo we. Ubu ngiye Imana we ngiye kwishyura ku ishuri hari umuntu nari ndimo ideni yewe umva ni byinshi byo kuyakoresha. Amafaranga watsindiye none uratubwira amazina yawe? Nitwa Ange. Nitwa Ange, utuye he? Mu rugo ni Kayonza. Ukoresha mobile money? Cyane. Ubwo ngubwo ngiye kukubwira imibare uri bukande kugira ngo uhite ubonaho amafaranga yawe. Nta kibazo. Ubwo urakanda iyi mibare ikurikira. Ugiye gukanda akanyenyeri 1 8 2 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 akanyenyeri shyiramo noneho nomero ngiye kukubwira kugira ngo ubone izo miliyoni. Shyiramo 078 00 00 nanone 52. Shyiramo akanyenyeri andika 5 shyiraho amazero 4. Andika akanyenyeri shyiraho ako kanyenyeri gasibe shyiraho urwego wemeza. None se ko mbona bisa no kohereza? Oya wigira ikibazo. Nari mfiteho udufaranga ariko ndabona bakongeraho ngo nishyure. Wowe wigira ikibazo ugiye guhita ubona izo miliyoni 15. Kuko na sasa narimo kugenda. Oya nta hantu ari bujye ahubwo ugiye kwakira ndi. Noneho shyiramo umubare w'ibanga wawe kugira ngo izo miliyoni zite zifunguka zite zijya aho ngaho kuri telefone yawe. Umubare w'ibanga wawe urawuzi neza? Ndawuzi neza ariko ndabona ngiye kohereza. Oya shyiramo wowe wigira ikibazo miliyoni wakize rega wowe humura wakize. Wakize wabaye umukire. Iwe none se ko mbona nyakohereza? Reka reba neza ahubwo ubwo miliyoni zakugezaho kare. Ndayakoherereje. Sawa bye. Sawa. Ngenda ndayakoherereje. Ana we nutwo nari mfite baradutwaye we. Ye baba we buse ndabigenza reka mve kumuhamagara. Ye baba we aramuze ugakubitwa n'inkuba. Ayi we mana we ndapfuye we buse ndabigira nte we. Ye baba we kapfe kongera muhamagare no. Ye baba we wamukubitwa n'inkuba arayatsinda. Ariko mana yanjye uyu mukubitwa n'inkuba ntwariye amafaranga ariko mana ubu koko nuko nari mfite turongeye turagiye kanongere. Mana yanjye we uyu muhambara nkoze ye baba we abaturanyi muze murebe ishyano ngushije muze murebe bimbayeho we. Umukubitwa n'inkuba ntwariye amafaranga mwa bantu. Ngo ngwiki? Ntwariye amafaranga
yanshutse ngo agiye kunyohereza miliyoni 15 nari mfite ibihumbi 50 none yose ndamwoherereje ariko ibintu ubuse uyamwohereje gute oyamwintukanya gasani dore arampamaga yarangije akambwira imibare nkanda uracyarinjije kutamenya abaguzi b'iki nukuri mu gihugu cyacu tutacyafitemo ikishimwe umuntu agukanjisha imibare gute ufite ukwezi aranyagishije nyaguhamba turacyafite injiji mu gihugu cyacu inose kamwe karo kuri MTN amagara twumvise n'umurango amagaje kuri MTN amagara twumve wenda twumve musara kwitaba Imana koko nimero uhamaye na iri ku murongo nyine wowe nyine ni umuteka mu arangoze nyine amaze kwatwara nakujuka zenyi wewe nawe koko nyine ubwo nakundi ndabaze bakubwira ndegite urabona abana bari mu rugo ntibari bujye ku ishuri ntabyo guhamfite iki gihugu cyacyafite injiji nyinshi natazigamye gusa ndakora ikimana yanjye ni mungiri inama matwe tuzi ko sirimutse mu mudaha asimuka byahega njya kumuregara uraregura kwicira uramurega uramuzi ndamurega kuri bakajugaje kora subscribe ukore no kunzogera kugira ngo ubone ikindi gice. Nitwa Mwesige David, turabakunda cyane nawe utaha mu gice cya kabiri.